nanjye nzaba umugabo. Wigireho ni ikiganiro cya Trust Wallet TV gitegurwa na Trust Wallet Studio. Ntabwo nakwigera nibagirwa aya matariki nk'aya ngaya asoza umwaka w'2020 kubera yuko ndabizi neza igihe twabaga tukiri mu mashuri yisumbuye azwi nka secondaire mu mpera z'umwaka twese twabaga twashyashyanye turimo kwifuriza inshuti zacu umwaka mushya muhire w'imigisha. Umuntu wabaga yaratanze abandi kukwifuriza umwaka mushya muhire yahindukaga inshuti yawe yakadasohoka, mbese akaba mugenzi wawe wa nyawe kubera yuko yabaga yarakuzirikanye akakwereka yuko agushyize imbere y'abandi bose maze akakwifuriza umwaka mushya muhire mbere y'abandi bose. Ni nayo mpamvu mbere yuko ntangira iki kiganiro nukuri mbikuye ku mutima bifurije umwaka mushya muhire w'2021. uwo mwaka muzawurye ntuzabarye. Umwaka w'2021 uzababera umwaka mwiza w'imigisha. Umwaka w'2021 uzababera umwaka mwiza wo gushyingira no gushyingirwa. Umwaka w'2021 uzababera umwaka mwiza wo gucuruza mukunguka, umwaka mwiza wo guhinga mukeza, umwaka wo guhaha kandi mukaronka, umwaka wo gukunda kandi mugakundwa, umwaka wo guhozwa amarira yose mwarize mu mwaka w'2020. Mu mwaka w'2021 bifurije yuko mwese mwazashora ahunguka maze inzozi zanyu mwatekereje kuzageraho kera zikazaba impamo. Mu mwaka w'2021 nukuri mbifurije kuzatsinda, nubwo bizaba bigoye ariko muzatsinde kuko ndabibifurije. Bifurije umugisha mbikuye ku mutima, bifurije kuzatura hafi y'amahirwe, hafi y'umunezero, hafi y'umugisha, hafi yo kugubwa neza, hafi y'amahoro, hafi yo kuronka. Niho mbifurije kuzatura mu mwaka w'2021. Bifurije kuzatura kure y'ubukene, bifurije kuzatura kure y'agahinda, kure y'amarira, kure y'ishavu, kure y'umubabaro, kure y'ibikubabaza, kure y'ibigushavuza. Nkwifurije ahubwo kuzatura hafi y'ubukire, hafi y'umuryango wawe wishimiye, aho uzahorana inseko nziza, kumwenyura, gucya ku maso ndetse no guhorana ubuzima buzira umuze. Ntimuzarware, ntimuzarwaze, ntimuzapfushe muri 2021, ahubwo umugisha Imana itanga uzabomeho. Wigireho ni ikiganiro cya Trust Wallet TV gitegurwa na Trust Wallet Studio. Nta kintu na kimwe ndibuze kubabwira ku mwaka w'2020 kubera ko twese twarawubonye, twari turi hamwe mu gatebo kamwe, umuzungu, umwirabura, umukire cyangwa se umukene, rubanda rugufi ndetse n'abifashije, abayobozi n'abayoborwa, abagororwa ndetse n'ababagorora, yewe ba rwiyemezamirimo ndetse n'abakozi babo. Twese twagize igihe cyo kujya muri guma mu rugo. Tuguma mu rugo turatuza, turaceceka, isi iradutegeka biratinda. Abigize abahanga by'umwihariko baba scientifique, ntabwo nshatse kubapfobya ariko nabo igihe cyarageze bashya ubwoba, baratitira cyane karahava, bicara hasi barambura amaboko, barapfukama, bamanika amaboko. Ibihangage harimo na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika urimo gucura igihe Donald Trump. Yatumyeho abakozi b'Imana arapfukama hasi, bamuramburaho ibiganza basaba Imana rurema gukiza Amerika iki kiza cya coronavirusi. Gusa bisa nkaho twavuga yuko ntacyo byatanze cyangwa se hari icyo byatanze. Ntabwo iyo ngingo ariyo turi buze kuvugaho kuri uyu munsi. Njyewe icyo ndibuze kubagarukirizaho kuri uyu munsi ni amezi 6 azaba asa umutuku, cyangwa se amezi 6 akomeye cyane agiye kwibasira ikiremwa muntu ku isi mu mwaka w'2021. Ni ukuvuga ngo ni nk'umubyeyi utwite umwana, nyuma y'igihe runaka akamubyara. Wa mwana yari amaze igihe atwite, iyo amaze kugera ku isi hari ibintu byinshi asabwa. Gusa haba n'igihe wa mwana aje ari umugisha cyangwa se umuvumo. Abenshi twamaze kubona iki cyorezo cya coronavirusi nk'umuvumo kuri twe, gusa ntabwo tuzi ikizaza gihatse nyuma yaho. Icyo nakoze gusa ni kimwe, ni ukubakusanyiriza ubushakashatsi bwakozwe n'ibigo bitandukanye byita ku buzima bw'abantu,
ibireba ku mibereho ndetse n'ubukungu bw'isi muri rusange. Maze kubikora ndabibakusanyiriza mbibazanira hano ngaha kuri Trust Wallet Studio nk'uko musanzwe mubizi. Impamvu ni imwe, ni ukugira ngo bya bindi twabamenyesheje tukabibasezeranya by'uko tubakorera amakuru y'ubucukumbuzi mu Rwanda ndetse muri Afurika ndetse no ku isi yose, mu mahanga yose, ndetse no kubakorera ibyegeranyo bicukumbuye tuze kubibagerezaho ku gihe. Izo ntego zacu zose tuzikore uko mwazifuje kandi nk'uko natwe twabibabwiye. Nguhaye ikaze mu kiganiro, nitwa Shalom Niyomuvunyi. Izina ryanjye wamaze kurimenya ndabizi neza. Gusa akantu kamwe nshobora kukwibutsa mbere yuko dukomezanya muri iki kiganiro, ni ukukwibutsa ko uyu munsi wawe ari wo gukora subscribe niba utarayikanda, kugira ngo uzajye ubonera ku gihe inkuru ndetse n'ibiganiro byacu bya buri munsi mu kiganiro iyi si dutuye ndetse na nkwigireho, ndetse n'amahirwe dukunze kunyuza kuri Trust Wallet Studio ajyanye no kwapurayinga kwiga hanze ku bantu bashaka scholarship ndetse no kubona akazi n'uburyo bwo gukorera hanze y'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se hanze ya Afurika, by'umwihariko muri Europe, Australia, Oceania, Canada ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndagushimiye kandi nguhaye ikaze. Twese twamaze kuvuga ibijyanye n'iki cyorezo cya coronavirus, buri wese yakivuze uko abyumva ndetse n'uko yagitekerezaga. Kicyaduka mu mpera z'umwaka w'2019 cyari cyamaze kwadukira mu gihugu cy'Ubushinwa. Gusa abantu benshi ntago biyumvishaga yuko iki cyorezo kizaza kigahitura isi yacu kikagera no ku mugabane uciriritse ukennye cyane nka Afurika. Abenshi bumvaga yuko ibi birwara bizakomeza gufata abazungu gusa, by'umwihariko bitazigera bifata umwirabura ngo bimugandaguze agarame hasi amanika amaboko. Gusa twaratunguwe natwe kubona abirabura byaratugezeho, yewe bikadutwara abantu benshi. Ndabizi neza ko mu Rwanda twamaze gusaga abantu 50 bamaze kwitaba Imana cyangwa se gupfa kubera coronavirus. Ikibazo ni kimwe, ubwo abahanga bamaze kugaragaza yuko hari inkingo zishobora kurinda umuntu. Byaba bizagenda bite mu mezi 6 ari imbere duhereye mu mwaka w'2021? Ese twizere ubuzima nyabuzima cyangwa se ni urupfu mu rundi? Ese twizere yuko hari icyo bizatanga? Ntawamenya. Nayo mpamvu nanjye nakoze ubushakashatsi ngo bikuzanire ngaha. Twese reka tubanze tumenye ku bintu byabaye mbere na mbere yuko iki kiza cya coronavirus kibasira isi. Tubanze tumenye ku bintu byabaye kuri Hiroshima ndetse na Nagasaki ubwo haterwaga ibisasu mu mwaka w'1945. Abantu benshi barabyibutse. Icyo gihe hari mu gusozwa kw'intambara ya kabiri y'isi yose. Kugeza ubu ngubu tuvugana mu mwaka w'2020, ingaruka z'ibyo bisasu ziracyari ku bantu benshi b'Abayapani, aho ushobora kubona Umuyapani avutse afite ugutwi guteye ahatagomba guterwa cyangwa se afite umunwa uri ahantu hadakwiye kuba umunwa. Rimwe na rimwe uzasanga Abayapani benshi bafite iminwa iri mu kwaha. Ibyo byose ni ingaruka z'ibisasu kirimbuzi byatewe aho hantu mu myaka myinshi ishize. Abashakashatsi rero bamaze kwemeza yuko mu mwaka ugiye kuzaza w'2021 isi yose ishobora kumara igihe kingana n'amezi 6 mu marira akomeye cyane bitewe n'ingaruka z'icyorezo cya coronavirus. Igihe urukingo rwaba rubonetse, abantu bizagorana cyane kugira ngo biyumvanemo, bongere bahoberane nk'ibisanzwe, basabane, basabirane, bongere bashingire, bashyingirwe, bongere basurane bitinde. Gusa kandi nko mu gice cy'icyaro ho bizaborohera, ariko mu mijyi ndakurahiye uko rero kudahura kenshi ndetse no kwikoma bishobora kuzongera ibitero kirimbuzi by'abantu baba badashyigikiye guverinoma runaka, cyangwa se ibitero kirimbuzi bishobora kwibasira inkomoko y'ikiremwa muntu ku isi. Reka tubanze turebe impamvu tuvuze iyi ngingo. Abantu benshi iyo begerana kandi bagakunda gusurana kenshi bakunze guhanahana amakuru. Haba n'igihe udashaka guha umuntu amakuru ariko mukaganira, nyuma rero yo kuganira ukisama wasandaye wamubwiye nibura 20% y'amakuru y'ibanga warubitse. Ayo 20% nawe ashobora gutangaho andi 20%, bityo bikazagera mu rwego rushinzwe iperereza. Iyo byamaze kugera mu rwego rushinzwe iperereza, amakuru aba yamaze gutangwa,
abafitiye ububasha bagatangira iperereza ryabo bakabafata nta kirakorwa. Ngaho rero tekereza igihe abantu bose bazaba bakomeje kwinuba ndetse badashaka kuvugana n'abandi mu gihe kirekire, mu gihe bazaba bagifite icyoba, ndetse iminwa yabo izaba isa n'iyazibwe nta n'amagambo bafite, kuko bamaze kumenyera kubaho bavuga makeya cyane. Kugira ngo uzabone amakuru bizakugora. Kuri uyu munsi abantu benshi dusigaye twaramenyereye ko guma mu rugo ari byiza. Abantu benshi twari dusanzwe tuzi yuko mu gitondo tubyuka kare kare tukajya gukora, maze tugashaka ibitunga imiryango yacu. Gusa nubwo icyorezo gishobora kuba kizaba cyarangiye, bizagorana kugira ngo ubone umuntu abyutse kare azinduka ajye mu mirimo nk'ibisanzwe, kubera yuko ubwonko ndetse n'imimerere n'imibereho ye bwite yamaze kwakira yuko kuba mu rugo ari uwo mwanya mwiza wo kuba ahantu hatuje, aho kugira ngo atekereze ibindi byose bishobora kuzana inyungu mu muryango we rusange. Azatekereza yuko igishobora guha amahoro umuryango we ari ukuba ari kumwe nabo bakishimana, ibintu bishobora kuzagabanya ubukungu bw'isi mu gihe kirekire kandi mu buryo bugaragara cyane. Nshuti yanjye, uru rukingo ruzaza turabizi, cyangwa se ntabwo ruzaza, cyangwa se ntiruzagira akamaro nangwa ruzagira akamaro ntawe ubizi. Gusa icyo abashakashatsi bose bamaze kwemeza ni kimwe gusa, nuko amezi 6 ya mbere bizagorana ngo ikiremwa muntu cyongere gisubire uko cyari kimeze kera. Nawe urabyumva cyane, inzara ishobora kuzatera mu bihugu byinshi ndetse na Afurika yacu yari isanzwe iri mu cyiciro cy'abakene. Ibaze rero igihe abantu bazaba baramaze gukorwaho no kuba bashobora ko batamara igihe kirekire bicaye batuje ari bonyine. Bizagorana. Abantu benshi kuri ubu ngubu bamaze kuva ku nzoga atari uko babishaka cyangwa se kubivaho kubera yuko hari izindi ngaruka nanga se inama za muganga, ahubwo kubera ko utubari twafunzwe mu mijyi myinshi, abantu bamaze igihe kirekire kirenze amezi 6 batanywa inzoga. Abahanga rero mu bijyanye n'ubuzima bemeza yuko iyo umaze igihe kirekire kingana gityo kigera ku mezi 6 utarya ikiribwa wari usanzwe urya, akenshi kuzongera kukirarikira bigorana cyane, yewe niyo ukiriye wumva kitakuryohera nka mbere, bityo ukazagenda ukivaho burundu bikarangira ukiretse. Ngaho rero tekereza amamiliyoni yajyaga yinjizwa n'inganda zikora inzoga agiye kuzahomba mu minsi iri imbere. Imisoro yatangwaga n'izo nganda birumvikana ntabwo izakomeza gutangwa. Ni ubukene gusa mu myaka iri imbere, byose bizaba bikomotse kuri 2020 ya COVID-19. Njyewe icyo nakoze gusa ni ukukusanyiriza ibyavuzwe n'abashakashatsi mu bitabo bitandukanye. Gusa nibanze ku gitabo cyitwa Research for Real Development 2020-25 cyanditswe n'umushakashatsi ukomeye, umuhanga mu by'ubuzima W.D. Gola, ni umunyamerika. Gushimiye ko twabanye muri iki kiganiro. Nitwa Shalom Niyomuvunyi, tuzahurira mu cy'ubutaha.